bantu banjye kandi nuku nguku agace ka gatatu gatangiye ka filimi yacu. Filimi impanuka iteye ubwoba bikomeye cyane, namwe murayabona ukuntu bano bantu bakanura. Ikimbaje ni ukuntu kari akana kari kureba Nyagasani Imana. Abantu batagira kwasama nk'ibifi bizombwera amasuma hajya babyita amadobani. Pilote mashini bizi bigiye hehe. Ati mwambare bigenze bite, iki kino kidege nababwiye yuko kiradukoresha impanuka. Ndakwica nituramuka dupfuye biragenda gute mwuka byaramwe. Abapilote batangira kurwanira imbere ku ndege, namwe mumbwira ukuntu abagenzi bameze. Ikirere kimeze nabi, mwambara imikandara kuko tugiye gupfa. Biteye ubwoba, moteri y'indege yamaze guturika. Babyeyi bari hano bakikiye utwana, ibintu byakaze bavuza induru ariko byanze. Nyamara namwe nimumbwira hano umubyeyi ufite akana karwaye ari oh my god, then iki kizatuma ntajya mu ndege. Ubwo nabwiraga abagenzi banjye ati njyewe nzagendera ku kagare ka siporo, baransetse. Ariko bano banjye ni iki navugaga, nangaga kugenda mu ndege kuko nari nzi ko indege nta kintu iri kugenderaho, nta muhanda ntaki iri kugendera mu kirere. Ako kanya indege ikiri mu butayu, abantu bagitangira kujwajwata ni ibiki mana yanjye. Abantu twatangira episode ya mbere, twatangiye kino kidege kiri kugenda gake kiri hejuru y'ubutayu byanze, kirimo kigenda nk'ikimodoka. None indege nzishwanyukira hagati mu butayu. Bano bantu bazagera mu mujyi bati mwuka byaramwe, namwe nimumbwire dore indege irashwanyutse gusa bararokoka mana. Namwe nimumbwire abantu bafite umuryango barimo hano ukuntu umuryango wasigaye ukanura nk'utuvoka turimo duhira mu mifuka. Dore abapilote batangiye gufata byanze, barimo barakaraga reka shoferi byanze, amaso aratunutse, amaso avuye mu kanwa karasomye kagiye gushwanyukiramo nako. Namwe nimumbwire bantu banjye tugumye tugenda na iyi episode ya gatatu, tuzagera ku ma episode menshi bantu b'Imana. Ntago episode impanuka ikomeye mu butayu, ibyago by'ubutayu, ngira ngo namwe murimo murabireba. Ababyeyi ngo barasama, ibintu byakaze barapfuye mwuka byaramo. Bino bintu se biragenda bite ko tubona tugiye gupfa mwuka byaranga kasubiza inyuma nabiba, ntago ushaka kubiba. Nuko n'abakecuru abana b'abakobwa bari kureba nk'ibihepfu. Ibintu byakaze, bino bintu nibyo bituma ntazajya mu ndege. Nange mbaze kino kidege turitse nicayemo, se nazavuga iki? Hano banjye ntago mwazambona. We nimugire ikintu muvuga, mwambara imikandara gusa turebe ko twaparika hasi mu butayu. Nituramuka tubonye uko duparika hasi mu butayu muravamo. Hari umuntu kandi uzi ko nsobanura ndwaye. Ntabwo ndwaye monshere, bagire ngo mvuge ntabwanuka. Abantu batangira kureba, batangira gusakuza. Hano hanze hari abantu bitira ubusobanuzi cyane bikomeye, bakanda banatukana abantu. Abantu ntibavuga ahubwo barasama, dore ukuntu bano bantu bameze. Umugore ati nyamara tugiye gupfa, mwahagaritse tukayiviramo. Bano babyeyi bari kumva yuko indege ihagarara kandi ikirere cyamaze gupfa. Dore inkubi mu muceri, hejuru byakaze, hasi byakaze kandi indege iri kwaka. Namwe nimundebere ibyago by'abantu bari mu ndege, barimo baragenda baga mu butayu. Kandi mu butayu buriya ubutayu bugira ba nyirabwo. Ntabwo ubutayu ntabwo babayemo bwonyine. Ubutayu hari abantu babamo, indege itangira guhanuka, indege itangira gucurama. Abantu bagira ubwo mwayibonaga, ntabwo indege yari bwave ku butaka, indege yari hafi ku butayu, indege iracurama. Namwe mumbwire shoferi ahantu agiye, shoferi bamutabitse mu itaka. namwe nimundebere. Ako kanya indege iturika nabi, iraparika, abantu batangira kuvuza indodo, dore mu kanwa k'abantu. Umuntu yajyaga nuka ngo shango ngo wangoze ibyako kayozo, ngiye kugura ubugari numva abantu batangiye kuvuga ngo mpereza ako kayozo nyora ubugari. Ndumirwa ndavuga ntibagiye kunca umunwa banyoresha ubugari. Maze ubu ndaje ndumirwa, ariko mbona batanze akajerekani. Dore ukuntu umubyeyi akanura n'akana. Abantu ubwo mubabona bamaze kugera hasi, indege yashwanyutse. Namwe nimumbwire batakaye mu butayu, kandi ubutayu baburimo ibintu byinshi, izuba, ivumbi, ibintu byose, ntacyo kunywa, ntacyo kurya, ibintu byakaze. Oh my god.